ijwi rirambwira ngo kuko niry'Imana kuko iryo jwi nta nubwo naryumvaga ariko ntago narebaga umuntu. Yego. Numva ijwi rirambwiye ngaho bigeze isengero ngiye kuzifunga kuko ikizira cyamaze kwinjira hera. Yego. None ubwo cyamaze kwinjira hera kigahabwa intebe kikicara. Ngiye kugira ngo umujinya wanjye usatire benshi igihe dufite mwisi kisa nibiba nisarura. Amagare yaramanutse kandi ntago azasubirira yawo. Mbona irindi yerekwa giye kubona mbona umukororombya. Mbona uragose ugusa ahantu byari ibishyimbo ubona biri ku gakoko. Ariko nagiye kubona mbona hamwe hari bya bishyimbo bari kurunguruka. Mbona barwaniye kuri janjonjori. Nagiye kubona mbona igiti cy'umuvumo, igiti kinini cyane. Yego. Cyari igiti kigandaye. Icyo giti cyari igiti kigandaye ariko cyari kinini ku buryo ntabwo ari kugihobera ngo gihuze. Yego. Nagiye kubona mbona icyo giti harimo inzu. Ijwi rirambwira ngo witegereje warebye. Ni narebye ngo bari kurwanira ibidafite umumaro, ibifite umumaro bakabihunga. Imana yambwiye ngo birya byose wabonye, birya bisimba nakweretse nibo bantu bari mu nzu yanjye. Harimo uducurama, harimo ibikeri, harimo ibitagangurirwa, harimo ibifkera, harimo amapusi, harimo ibintu bitandukanye. Ndangije mbwira Imana ngo ese Mana biriya ni ibiki? Ijwi ryarambwiye ngo witegereje kiriya giti, cyari igiti gitoshye pe ubona gifite amababi amagana hasi yacyo. Iyo nzu aho yari iri yarambwiye ngo kiriya giti uko kireba niko imitima y'abagenzi. Yajwi rirambwira ngo ibyagiye bibera muri izi nzu, aya masenga y'abambuzi byagiye bintera agahinda n'umubabaro. Numva iryo jwi rirambwiye ngo hari abana banjye bagiye bahabwa amazi ku ruhimbi bakagwa ahangaha. Ibyo byose narabibonye. Bakabaroga. Mana nyatsi ukuntu bafata amacupa bagapfumura munsi na supaguru bakoherezamo ibintu bakongera bagafunga bagashyira ku ruhimbi. Mana nyereka ukuntu intebe z'abakozi b'Imana zagiye zicuguswa. Mana nyereka ukuntu umuntu aba atwite ari umukobwa n'umusore bakagenda bagatanga amafaranga bakabashyingiranya. Ibyo byose irambwira ngo yarabibonye. Irambwira ati bya bisimba rero nakweretse wabibonye. Wabonye imiserebanya. Ntinayibonye. Ati imiserebanya rero witegereza ukareba. Iri mu baririmbyi. Yampaye. Damu bamwe bagiye basambanira ibitenge, basambanira amasakoshi, basambanira inkweto kugira ngo bakunde bagaragare neza nka wa muserebanya. None isengero ndazifunze kuko igihe cyo kwibonekeza kirarangiye. Hari ibyo ndambiwe. Bari mu nsengero b'ibikeri bahora bataka. Bahora bataka nabo batanyurwa. Ku buryo Imana yanambwiye ko harimo n'abagore badatinya kwita abagabo babo biriya bisimba birara bimoka simbivuze. Subira ku rugamba wongera urwane, subira ku rugamba wongera urwane, urugamba we gutinya wigira ubwoba, urugamba ni Yesu ruyoboye tuzanesha. Ya nimero za telefone kuzitambutsa ntago ari ngombwa. Ngewe ikimana yampaye mu butumwa ntago byo gutambutsa, ntago byo kuvuga nimero byo yigeze bimbwiye. Mu bihe byo gusenga icyambere n'amakuru, niba ukeneye urugo rwiza icyambere n'amakuru. Ya baba reka shagenda wintuburira. Amakuru twarayamenye. Ubu nta nyoni gisinziriye. Abantu twese twacanye ku maso. Ukeneye kugura cyangwa kugurisha, waba ukeneye se umuntu wizewe mwajya mukorana kugira ngo agufashe kuguhuza n'umuguzi wawe cyangwa se umugurisha wawe? Igisubizo cyarabonetse. Ushobora kutwandikira kuri 078 28 20 137 cyangwa se 078 55 75 194. Turanga amazu agurishwa ndetse n'akodeshwa. Turanga ubutaka bwo guturamo ndetse n'ubutaka bwo gukoreramo ibikorwa bigiye bitandukanye, ndetse tugufasha kuguhuza n'undi wari wese imari yari yose waba ukeneye. Tandukana na babandi bajyaga birirwa bagusiragiza umunsi ukarinda urenga kandi n'ubundi bikarangira ibyo washaka gutabibonye. Fata telefone yawe wicariye mu rugo cyangwa muri ofisi yawe ubundi uduhamagare. Gukorana natwe ni no stress.
ibikorwa byawe tubikora nk'ibyacu dushyize imbere ubunyangamugayo ndetse n'ubunyamwuga. Umwami Yesu nashimwe cyane. Nshuti bakuru, jewe ndi Jean Paul Kimanuka. Hanyuma ariko kandi nanone mu by'ukuri ndi kumwe na Mama Shema, n'ubundi twongeye kandi nanone guhura kuri uyu munsi kugira ngo atugezeho ubundi butumwa nanone Imana yamuhaye. Murabizi byose ntabwo wabivugira icyarimwe kandi ngo bivugire umunsi umwe, ahubwo umuntu agenda abishyira mu byiciro kugira ngo bizafashe n'abadukurikirana kubyumva, hatagize uwo bigusha cyangwa ngo bicumuze bati dore bano bantu bakoze ibintu bingana n'isi yose, uwo mwanya twawukura he? Bajye bamenya yuko tuba dufite igihe gito, amamega yacu hanyuma rero tukabihina tukagenda tubikoramo amapariti kugira ngo nyamuneka muzabyumve kandi muzafashwe. Nanashimira abantu mukomeje kugenda mudusangiza ibitekerezo. Ndagira ngo mwakire nanone kandi adusuze. Yesu ashimwe cyane. Mama ahimbazwe. Mumeze neza? Turashima Imana. Abana wibutse kuba dusuhuriza? Yego. Umutwara araho? Ameze neza. Nukuri Imana ishimwe cyane. Kuri cya gihe naragusengeye, ariko ndagira ngo kuri iyi nshuro nkwakire, dufungurire n'isengesho kugira ngo tukwakire, twiyegereze Imana, ibane nawe, ibane natwe, kandi abadukurikirana n'abazagukurikirana rwose bafashwe mu by'ukuri n'ubu butumwa n'amayereko Imana ikomeje kukugezaho. Karibu cyane. Yego, murakoze. Kadusenge. Mana nkuru, murengezi w'ubugingo gitari isumba amahanga, nkushimiye neza yawe n'urukundo byawe. Nkushimiye ko waturinze ukabana natwe, ushimiye ko wagiye ushyiraho imbuga nkoranyambaga ngo zitambukireho ijambo ryawe Mwami. Mbere ya byose ndasabira umugisha abantu bazanye iki gitekerezo, baha umugisha, bahe kunguka, kandi nabo urushaho kubamurikira. Kandi Mwami uri Imana, urashoboye. Ngwino ufate imitima y'Abanyarwanda uyikomeze, kuko yose nzi kirimo ibiganza byawe. Nubwo rimwe na rimwe umuntu ajya akinana n'ubunyereri ukashaka kumunyereza, ariko ndakwinginze, shingira abakobwa amabuye, ushingira abagabo amabuye, n'abasore n'inkumi, abasaza n'abakecuru, ukomeze uturandate, dukomeze muri uru rugendo, utwiteho, utugirire neza, none n'iteka ryose mu izina rya Yesu, amena. Aha, Mama Shema rero turakwakiriye. Yego. Kuko nyuma mu by'ukuri yuko twari kumwe, watubwiraga yuko hari byinshi Imana yakweretse, ariko dusanga tutabitambukiriza kimwe, ahubwo dusezerana ko tuzakwakira nanone kugira ngo mu by'ukuri uruhukire icyarimwe, twe gukomeza kukubera umutwaro. Ndagira ngo nkwakire rero, udusangize ubutumwa, niba hari icyanditswe ugisome, niba kandi ari amayerekwa nayo uyatubwire. Mu yandi magambo uvuga Imana ikikubwiye, kandi mu izina rya Yesu Imana iguha umugisha kuko wemeye no kuyitumikira. Karibu cyane. Yego, Imana iduhana umugisha kandi Uwiteka aturengere. Nkuko rero mwatangiye mubivuga, mbere ya byose mbasabiye umugisha kongera kunyakira. Amen. Imana ibaha umugisha, kandi na buri wese uri bwumve iri jambo akaryubahiriza, rikagira icyo rihindura mu mutima we, Imana imuha umugisha. Amen. Nkunda rero kuririmba, ariko ndagira ngo nanone hari indirimbo ngira ngo ndirimbe kugira ngo dutangire ubutumwa Imana iba yaduhaye. Ni indirimbo ya Iyereka, ndayikunda cyane kuko ngiye muri uru rugendo mbona nta muhanga warwo. Yego. Kandi buri kintu cyose gitambutse imbere yanjye kinsigira isomo. Buriya niyo mbonye urushishi rutambuka rugasuhuzanya n'urundi, binsigira isomo. Yego. Iyi ndirimbo nayo rero ndayikunda, ndagira ngo nyiririmbe hanyuma tubone dutangire, Imana iduhana umugisha. Amen. Murwanyi we wicika intege, urugamba rugiye kurangira. Yehehehe
nibyo koko ingabo za satani ni nyinshi mbe murwanyi we izo nduru wumva n'urwo rusaku n'iby'umwanzi uguhiga bwa mbere wararwanye urananirwa usubira inyuma tinyuka urwana usumira intwaro yawe murwanyi we nibyo koko ingabo za satani ni nyinshi mbe murwanyi we izo nduru wumva n'urwo rusaku n'iby'umwanzi uguhiga bwa mbere wararwanye urananirwa usubira inyuma tinyuka urwana usumira intwaro yawe murwanyi we ariko umvuka ijambo rivuze izo nduru z'urwo rusaku nibikangisho wumva ntacyo waba subirayo subira ku rugamba wongera urwane subira ku rugamba wongera urwane urugamba we gutinya wigira ubwoba urugamba ni Yesu ruyoboye tuzanesha uri kumwe natwe ntwari we uri kumwe natwe ntwari we uri kumwe natwe ntare yo mu muryango wa Yuda turwanira intambara zikomeye mwami tutabona kubona turyama tugakanguka mwami wacu ntabyo dushaka tubona tugenda tukagaruka mwami we ntacyo tuba urwana intambara ukica imigambi y'icakura mwami tutabizi Yesu we urugamba ni wowe uruyoboye tuzanesha amen wa mwanzi waturwanije hambere turamunesha twari kumwe n'Imana yacu turamunesha n'ubu barategura intambara mwe kwirara mwe kwibwira ko urugamba rwarangiye we yegeye imbere natwe twubake dufite inkota dusenge cyane ariko ngufitiye inkuru nziza murwanyi we yanyenyeri yatuyoboye bwa mbere ngiri iragarutse mu murwani we Yesu ndabona ikiganza cyandika amagambo meza urugamba ni Yesu ruyoboye tuzanesha haleluya Imana iduhana umugisha kandi Uwiteka aturengere amen aduhire muri byose umuhanga wo kumva n'ubu yakumva yego umuhanga wo kumva n'ubu yakumva isi turacumbitse isi turabagenzi hari indirimbo nyinshi zagiye zihimbwa ariko zimanukira tw'abanyeshuri kuko turi kwiga yego kwara umurimbyi wo mu gitabo aravuga ngo imbere ya yane nzahagarara yo nzaba mfite iminyago nzashyikiriza Yesu nuvuga ngo rero umuntu afite iminyago agiye kumurika abavuye kwiga ariko indirimbo zigenda zimanuka abantu benshi bagenda bazitera umugongo nago bakira nukuvuga ngo rero ikintu kimwe nahishuriwe iyo bano bahanze baririmba indirimbo z'isi bagiye guhanga harako basoma kugira ngo kabamara ubwoba rero natwe abagenzi b'Gisiyoni abana b'Imana iyo bari guhanga umwuka wera arabasanga yamara kubasanga akabaha ibihangano bagomba kuririmba ibyo bihangano rero nkatwe bagenzi iyo tubyakiriye hari icyo bigomba kudusigira hari icyo bigomba kudusigira Jova Jire ndabakunda cyane Jova Jire ndabakunda indirimbo zabo ndazikunda zinsigira ubutumwa butandukanye nubwo ntagendera ku ijambo nkagendera ku butumwa batanga nukuri nazashyika yego nubwo ijambo rivuga ngo nuhagaze yirinda atagwa ariko bararirimba indirimbo ukumva zirimo ubuhamya rero Imana iduhana umugisha yego ndakwakiriye rero mu by'ukuri ukomerezeho nyuma y'iyo ndirimbo igushyize kandi dushyize mu mavuta mu by'ukuri utubwire neza amakuru watuzaniye amakuru dufitiye ngo Uwiteka Imana yakubwiye iki Uwiteka Imana rero yarongeye aransanga ko nk'ubwo nabibabwiye mu bihe byatambutse nyine ubwo nazaga hano Imana nkunda kubana nayo
yego ariko hari ukuntu mba nicaye se cyangwa ndyamye nkumva ijwi yego ariko iyi message yo nayihereye mu rusengero, insengero zari zitarafungwa. yego nagiye kubona mbona igiti cy'umuvumo, igiti kinini cyane, yego cyari igiti kigandaye. Icyo giti cyari igiti kigandaye ariko cyari kinini ku buryo ntabwo ari kugihobera ngo ugihuze. yego nagiye kubona mbona icyo giti harimo inzu. yego iyo nzu nagiye kubona mbona harimo uducurama, harimo ibikeri, harimo ibitagangurirwa, harimo ibifukera, harimo amapusi, harimo ibintu bitandukanye. ko ndangije mbwira Imana ngo ese Mana biriya ni ibiki? ijwi ryarambwiye ngo witegereje kiriya giti, cyari igiti gitoshye pe ubona gifite amababi amagana hasi yacyo. iyo nzu aho yari iri yarambwiye ngo kiriya giti uko kireba niko imitima y'abagenzi imeze. numvise ngize ubwoba. niko imitima y'abagenzi bamwe bicaye ahangaha niko bameze. abagenzi bisobanure neza. abagenzi nabo mu nsengero, n'abaririmbyi, n'abadiyakoni, n'abapasiteri, kubera yuko impamvu tutagomba guceceka. Yesu nawe ari ku musaraba, imbaraga yagombaga gukoresha yarazikoresheje kugira ngo twebwe duhabwe agakiza. kandi urugero, hari ukuntu umuntu akizwa Imana ikamukura muri karandezi wabo. hari ukuntu umuntu akizwa Imana ikamurekesha ubusambanyi yari umusambanyi. hari ukuntu umuntu akizwa yari umujura Imana ikamurekesha ubujura akabireka akagenda asatira inzira y'Imana. rero biba byiza iyo ubashije kugira gute, kugira ngo nimba koko ugiye kuvuga byabera Imana yagiye gukuramo ubivuge uzi ko wabiretse, ubivuge uzi ko utazabisubiramo. rero uko niko bikwiriye, niko bimeze. nimba wahawe Imana yaguhaye message, Imana yaguhaye ubutumwa ngo bugeze ku bantu butange. kuko nanone igihe dufite mwisi kisa nibiba nisarura, amagare yaramanutse kandi ntago azasubirira yawo. iryo gare rero niryangira ushobora kuba ririmo. niyo mpamvu rero umurimbyi yavuze ngo imbere y'ane nzahagarara nzafite iminyago nzakiraza Yesu ko yanyishyuriye imyenda yose. niyo mpamvu nanjye ntagomba kugira gute, ntagomba guhisha ibigwi Imana yanyeretse cyangwa ngo mvuge ngo ngende nkikira, kuko ndavuga ibyikira Imana yambwiye. yego wabonye ibinyabwoya, nabonye ubucurama, ibifukera n'ibindi. Imana irakubwira ngo dore abantu bari mu nsengero uko bameze. ari hatari. yego ubwo yarambwiye ati nukomeze. njye numvise ngize agahinda. ubwo ngubwo ndangije haciyemo akandi kanya mbona irindi yerekwa. ngiye kubona mbona umukororombya, mbona uragose ugusa ahantu byari ibishyimbo ubona biri ku gakoko, agakoko gatoya kaboshye neza. mbona karimwo imbere ariko mbona inyuma hari injonjori. ariko nagiye kubona mbona hamwe hari bya bishyimbo bari kurunguruka, mbona barwaniye kuri za njonjori. ndavuga nese biriya ni ibiki? ijwi rirambwira ngo witegereje warebye. narebye ngo bari kurwanira ibidafite umumaro, ibifite umumaro bakabihunga. iyi rero nagize agahinda ndasenga, ariko nagize igihe cyo gusenga mpabwa ubusobanuro butandukanye. ubwo nibwo Imana yambwiye ngo birya byose wabonye, birya bisimba nakweretse nibo bantu bari mu nzu yanjye. noneho ijwi rirambwira ngo kuko n'iry'Imana, kuko iryo jwi nubwo naryumvaga ariko ntago narebaga umuntu. numva ijwi rirambwiye ngo aho bigeze insengero ngiye kuzifunga kuko ikizira cyamaze kwinjira ahera. none ubwo cyamaze kwinjira ahera kigahabwa intebe kikicara, ngiyeho kugira ngo umujinya wanjye usatire benshi uze n'itangazamakuru ribe ryaza, reka mparikira ahangaha insengero nzifunge. ubwo ngubwo nibwo
twakomeje numva ryajwi rirambwira ngo ibyagiye bibera muri izi nzu aya masenga y'abambuzi byagiye bintera agahinda n'umubabaro. Numva ryajwi rirambwiye ngo hari abana banjye bagiye bahabwa amazi ku ruhimbi bakagwa ahangaha. Ibyo byose narabibonye. Bakabaroga. Mana nyatsi ukuntu bafata amacupa bagapfumura munsi na supaguru bakoherezamo ibintu bakongera bagafunga bagashyira ku ruhimbi. Mana nyereka ukuntu intebe z'abakozi b'Imana zagiye zicuguswa, umukozi w'Imana akaza yasenze ariko bakaza dayimoni musahuzi bakaba bamutongera iyo ntebe agasahura wamuvuga butumwa. Gasanga umuntu icyigisho yateguye sicyo atambukije. Ibyo byose Imana irabimbwira. Mu yandi magambo uravuga yuko Imana yakweretse uburozi bukabije buba mu nsengero, akaba ari cyo cyatumye Imana izifunga. Yego. Ubwo ngubwo ni nabwo Imana yambwiye yuko ikizira cyamaze kwinjira hera n'umwambaro ugereranywa n'imirimo myiza y'abera gukiranuka uwo nabo batawutinye. Mana nyereka ukuntu umuntu aba atwite ari umukobwa n'umusore bakagenda bagatanga amafaranga bakabashyingiranya. Ibyo byose irambwira ngo yarabibonye. Mu yandi magambo bagashyingiranya abagore umugabo n'umugore ariko babyita ko bashyingiranije mbega umusore n'umukobwa. Irambwira ngo ibyo byose yarabibonye. Ku buryo Imana yanambwiye kino kintu cyo muri Bibiliya abantu umuntu agasoma Bibiliya agahita afata ikaramu akandika. Imana yarambwiye ngese abantu banditse Bibiliya uko ngewe ubwanjye ari nge bahaga amagambo bagomba kuvuga. Nari naniwe kugenda babwira ngo bashyiremo iyi mikato byose ntago babitinye. Ari umwambaro ugeranwa n'imirimo myiza bira gukiranuka kuko buriya ngo bimwe mu bintu bigaragaza urukundo rw'Imana n'umuhango w'ubukwe. Yego. Imana irambwira ngo nayo ntibayitinye ikaramu bashyizemo byose bamaze kubyanduza. Bivuze ngo kwandika muri Bibiliya nabyo Imana yakweretse ko ari icyaha. Ni icyaha. Kubera ko impamvu yanyeretse ko ari icyaha tuno tugozi tubiri turimo. Niko ukwiye gusoma ukimura akaba ari kushyiramo. Wasoma ukongera ukimura ukagashyiramo. Icyo nicyo mpamvu turi yadushumi tubiri twagiyemo. Ubwo abantu babikoze kubera ubujiji. Muri make bagirirwa imbabazi. Yego. Mana tubabarire nanjye narabikoze. Yego. Ariko no kubera kutamenya umuntu nyine abavuga ati no kugira ngo uyu murongo ntazawibagirwa. Ariko ubwo ibyo nabyo babimenye nanjye ndatuye. Yego Imana kubabarire. Rwose. Ubwo byarakomeje. Namwe ngo na Bibiliya ntibayitinye mu mwambaro mwiza bera gukiranuka ntibawutinye. Yego yarangije irambwira ati bya bisimba rero nakweretse wabibonye. Babonye imiserebanya ntinayibonye. Ati imiserebanya rero witegereza ukareba. Yego. Iri mu baririmbyi. Yampaye. Iri mu baririmbyi. Iri mu bapasteri. Iri mu badiyakoni benshi n'abafarisayo. Yego. Abaze se iri mu baririmbyi iri mu badiyakoni gute? Numva ijwi rirambwiye ngo impamvu iri mu baririmbyi benshi imitima yabo imeze nka yanzu nakweretse. Baraza kwibonekeza, baraza kugira ngo mbese baraza kurata imyambaro. Yego. Aribwo Imana yambwiraga ngo benshi ngo nyinshi ntago zirimo kunyurwa. Yego. Damu bamwe bagiye basambanira ibitenge, basambanira amasakoshi, basambanira inkweto kugira ngo bakunde bagaragare neza nka wa muserebanya. None isengero ndazifunze kuko igihe cyo kwibonekeza kirarangiye. Hari ibyo ndambiwe. Kindi irambwira imbwira ku bantu bari mu nsengero b'ibikeri bahora bataka. Bahora bataka nabo batanyurwa. Ku buryo Imana yanambwiye ko harimo n'abagore badatinya kwita abagabo babo biriya bisimba birara bimoka simbivuze. Ariko bivuga harimo imbwa vugisha ukuri. Kuko ibi ngibi ni ibintu bimaze kumenyerwa aho abagabo abona batangiye kwiyahura kubera kubita imbwa ukabwira umuntu w'umugabo ukamugereranya n'imbwa. Yego.
tujye tuvugisha bivuge nk'uko biri. Yego, ku buryo Imana nambwiye ko harimo abadamu bajya mu marepetisiyo bakajya gusenga ari abaririmbyi bita abagabo babimbwa. Yego, ari naho bahera babaca inyuma kugira ngo babone imyenda ijyanye ari Imana yabonye ko ari ibikeri batanyurwa. Yego, avuga se ni ibikeri gute? Kumbona bakaraba bagacya, kumbona babasa neza, ati hoye igihe igikeri gihora kigonga. Yego, gihora kigonga, gihora gitaka, ndapfuye birarangiye, gihora gitaka. Ubwo rero Imana irambwira ngo dore benshi bishwe n'ubwibone, kandi koko nanjye naje kubicunga. Irambwira ngo nta n'ikimenyimenyi, nta muntu uzana umwenda muri repetisiyo ngo bucyabe yawuzana gusenga. Nta muntu uzana umwenda gusenga ngo najya ahantu runaka abe yawujyana. Mbese ariko irambwira ngo ibyo byose irabirambiwe. Ku buryo Imana yambwiye, kubera ko insengero zijya gufungwa, Imana yari igiye gukora ikintu gikomeye cyane. Hari hagiye kubamo kugira ngo inkuba isange abantu mu rusengero ibakubitiremo. Ariko yo kabyara kuko irangwa n'impuhwe. Ubwo nyine ni bya bintu urugendo nta muhanga warwo, yo inikuzo yabigenje kugira ngo icyo kintu kitaba. Ikindi irambwira ngo dore n'abantu bavuga butumwa babyukira muri nibatura, ugasanga umuntu saa 10 agiye mu murimo w'Imana, arya amasahani babagaburiraho abanyanyagijeho uburozi. Bamwe baragenda bakagwaho bakavaho ngaho bagera mu ngi wabo, urugendo rukaba urwo ngurwo. Irangije aravuga ngo rero kuko yari amasenga bambuzi, kuko batangije iby'umwuka none bakaba basoje iby'umubiri, uku nguku niko bigenze. Irambwira ngo insengero ndazifunze, kubera yuko Mana yarambwiye ngo ese abantu bakibogoshesha inzembe ku mutwe ntibanyubahaga, abantu bakirwara amavunja ntibanyubahaga, abantu bakirwara inda baranyubashye. Umuntu atagira umwenda wo kwambara akagira umwenda akawufura akawujyana gusenga, akaza akawujyana ahantu runaka, abantu baranyubahaga. None ubu abantu amagariderobe yuzuye imyenda, umuntu ari kugira imyenda yakwambara icyumweru kwezi kugashira, abantu baneye umugongo, abantu bambereye indyarya. Imana irambwira ngo dore ubwibone bwakuye Satani mu ijuru, bwageze mu baririmbyi, bwageze mu badiyakoni, bwageze muri bose. Yego, imbwira na kino kintu. Buriya hari ukuntu abantu bagenda ariko batazi ibyo barimo. Bano bagabo bari kwambara amapantaro ngo ni amacupa, ugasanga umuntu ni umuntu w'umugabo ariko yambaye umwenda yifunze ku buryo unamubwiye ati fata wenda n'ibihumbi 200, umunota umwe ukuyemo umwenda ntago yabishobora. Ni ukuvuga ngo abantu bo bamaze kubona ko isi ku isi bayifashe. Ariko nubwo abantu babona ko bafashe isi, ntago bayifashe, ahubwo isi yarabafashe. Ariko kandi nanone imbere gato iraje ibigobotore. Nimara kubigobotora n'ab'inzuzi zajyanye nazo zizabaruka, n'ab'intare zariye nazo zigire gute, nizirangiza zibagarure. Aribwo nahise ntekereza kuri uriya muririmbyi Iyerika, korari Jehova Jire Iyerika waririmbye. Umuririmbyi aravuga ngo muvandimwe reka nkwibutse, ndakwibutsa ku isi ko atari iwacu, urugendo ruracyakomeje, kubiwa abandi n'ibyoroha mwana wa mama, iw'abandi haragoye. Umwambaro wawe ubike neza, amakuba nazo ujye wihangana, mu bigerageza ukomere muvandimwe, iw'abandi haragoye. Gakondo yacu tuzayigeramo, imitima y'abera nibwo izaruhuka, abera bose bazateranira imbere y'Imana. Imibabaro y'iki gihe
ntigereranywa n'ubwiza tuzabonayo, ntigereranywa n'ubwiza tuzabona guhinduye, kuba watangiye umugenzi mwiza wabaye iki cyatumye uhinduka, kuba wahamagariwe guhindura benshi n'iki wabonye cyatumye wibagirwa intego y'urugendo. Imirimo yawe ihakana Imana, waritukuje isura yawe ihakana uwera, n'iki wabonye cyatumye wibagirwa intego y'urugendo. Ngifunguro ritukura ry'akanya gatoya ryatumye Yesawu abura umurage nk'umwana w'imfura. Ifunguro ritukura ry'akanya gatoya ryatumye Yesawu abura umurage nk'umwana w'imfura. Wikoraho dutegereje ubwami, wikoraho dutegereje ibyasezeranijwe. Haleluya. Imana iduhane umugisha. Amen. Kandi Uwiteka turengere. Rero iyi si tuyirimo, ariko hari ibintu turimo turonona. Yego. Ariko impamvu nge Imana yigeze kunsanga irambwira ngo n'urusenda ruturya rwatewemo ibidukuraho Mwuka Wera. So iki urusenda ruturya rwatewemo ibidukuraho Mwuka Wera. Ampaye? Yego. Bivuze ngo no kurya urusenda ni icyaha? Ntago ari icyaha. Buriya ntago ukuri kose ariko kuvugwa. Ntago ariko kuvugwa. None se ese ubwo aho ngaho Mwuka byaramwe duhuje ibyo uvuze, urusenda narwo rwatumye Umwuka Wera tuvaho, none ni gute rutaba ari icyaha se ubwo kandi rwaratumye umwuka tuvaho? Uzi impamvu se? Yego. No kuvuga ngo wenda reka nkoresha iki kintu burana uri kureba ngewe ubwanjye ushobora kuza kunsura ariko ngewe nateguye fanta. Yego. Mfite icyo nashyizemo. Yego. Kandi kimwe nashyizemo kiragukura mu murongo. Yego. Nikigukura mu murongo kirakwambika urubwa. Yego. Urumva ari we nujya kuvuga nyirabayazani baye fanta. Yego. Ariko yafata sicyo kibazo. Yego. Rero hari byinshi. Uzanga ikibazo si urusenda. Yego. Ahubwo ikibazo ni ukurwirundurira se. Reka twe kubitindamo. Ariko bino bintu abantu ntibashobora kukumva bakakumva nk'umuntu uje kubuza abantu ibyo kurya Imana yaremye, kuko burana urusenda ngo rwararemwe. Rwararemwe. Kuki Imana yemeye ko rubaho abantu batazarurya, abantu bazarurya bikaba icyaha? None se Imana ikurimo ndayibajije. Aha twakwibaza ngo yego kubera iki ubuse twavuga ngo inzoga nayo ni Imana yayiremye. Oya. Imana ntabwo yaremye inzoga. Ntabwo yaremye inzoga. Imana yaremye ibitoki. Ahubwo abantu bagiye kwenga bacangamo akandi kantu babihindura iki? Inzoga. Yego. Inzoga hariya kwitwa icyaha ni ukubera ko icya mbere irasindisha. Ariko se hari umuntu urusenda rwasindisha? Yakoze jyeyo naruriye runjya mu nda. Ntabwo rwagusindisha. Gusa nirinda kurya kenshi. Ariko hari usanga urusenda rwaramuhinduye nk'umusinzi pe. Yarurya ugasanga ngo awa. Biriyagira ngo ari cyo cyaba icyaha. Kurya ushihiriza kandi Imana yaguhaye ibiryo ngo ubirye aho kugira ngo ubirye utuje ngo. None se wenda reka tuvuge kuri aka kantu. Ubu muri iki gihe turimo kugira ngo ubone umuntu w'umuririmbyi cyangwa umukristo ushobora amasengesho y'iminsi 3 numwe kwijana. Kubera ko yaba ari ingaruka y'urusenda. Uzi impamvu se y'ibi bintu? Ibi bintu rero buriya kintu cyose kigira password. Yego. Birimo password. Ubwo nyine nuko hari ukuntu iyo niyo password. Harimo password. Hari ukuntu wiyorose ishuka ni kuvureri kavaho agasigara ishuka.
ariko uje asanga wiyoroshe. yego bishatse kuvuga ngo nako rero buriya hari impamvu nako mwuka wera akampaye gutyo. yego okay yego ntacyo twigendere. yego komeza. ubwo rero ibyo byose Imana irabyitegereza irabireba. yego irabyitegereza irabireba. irabireba uko bimeze, irabireba uko biri. irangije irambwira ngo barya bose ureba, birya byose ureba. benshi bazi ko bacyandikisha, ariko byamaze kumera nka zanzu ziri mu manegeka. zanzu ziri mu manegeka zamaze gukirwaho towa. abantu benshi bazi ko ari abagenzi. abantu benshi bazi ko bakiri mu muhamagaro, ariko umuhamagaro wabo wagize gute wararangiye. babizanyemo ubwibone, babizanyemo kwibonekeza. ariyo mpamvu isengero zagize gute zafunzwe. ari byo biriya byiciro Imana yagiye ima. ukuntu umuntu aba ari mwene so, yabona uhetse umwana ukamumusigira hashira iminsi, umwana akaba yitabye Imana. akitaba Imana ari nyoko kumuteruye. nyoko yavuye mu cyaro. hanyuma wangize ati mabukwe yaje n'ubundi niyankundaga, dore azanye za nyabingi n'ibiki dore ni wo mwiza. wa wundi ukwiciye umwana kandi mubana mu murimo, ahita azakubwira atumva Imana yanyeretse nyoko bukwe yaje afite igifurumba gutya na gutya, ni ukwiciye umwana. ibyo byose Imana rero yagiye ibibona. abakobwa bakabani babiri bararirimbana. mwene se ukamusanga ati ngiye gutabarwa, ngiye gukora ubukwe, ati nyereka fiance wawe. ukamumwereka, wamara kumumwereka bazahura ati buryo uzi n'ikintu, uriya mukobwa ni inshuti yanjye, namujyanye aho bamukuriyemo inda na matirisi bayimukuyemo. kandi wowe wamweretse nk'iki ntazabyara. kandi wowe wamubwiye nk'iki nk'inshuti. ibyo byose rero ni ibintu Imana yagiye igira gute yagiye ibona. umwana akaba yavuye hariya mu cyaro yibere mu kazi ko mu rugo, akagirirwa ubuntu, agahura n'umusore urangije kaminuza. yamara kurangiza kaminuza, umuhanuzi akaba aturutse hariya. yarangiza akamubwira ati dore uriya mwana yakoraga akazi ko mu rugo, ariko tugiye kubana. wa mwana w'umukobwa nawe yarasenze, Imana igiye kumubwira ko imutabaye. ariko wa muhanuzi uri mu rusengero azagira gute bwabo ukazabwica. yitambike wa musore amubwira tumva uriya mwana iwabo nahavuka ndahazi, iwabo bafite nyabingi zivuza ubuhuha, ntibabyara. mbese ugasanga muteranyije ibintu byinshi. ibyo nabyo Imana yagiye ibibona. aribwo Imana yampaye amagambo tubona mu gitabo cy'umuhanuzi Zefaniya, ibice 3 umurongo wa mbere kugeza kuri 7. Zefaniya igice cya dusome. umutwe w'ijambo uravuga ngo ubugome bw'i Yerusalemu. umurongo wa mbere, umurwa w'ubugome wanduye kandi urenganya uzabona ishyano. ntiwumviye kubwirizwa, ntiwemeye guhanwa, ntiwiringiye Uwiteka, ntiwegereye Imana yawo. ibikomangoma byo muri wo ni nk'intare zitontoma, abacamanza bawo ni amasega agejeje nimugoroba, ntabwo bagira icyo baraza. abahanuzi bawo ni incacanya, ni abariganya. abatambyi bawo baziruye ubuturo bwera, kandi bagomeye amategeko. Uwiteka uri muri wo arakiranuka, ntazakora ibibi. uko bukeye agaragaza gukiranuka kwe, mu mucyo ntabwo asiba, ariko ibigoryi nta soni bigira. narimbuye amoko, iminara yabo n'imisaka, inzira zabo narazisibye, kugira ngo hatagira uhita imidugudu yabo yarasenyutse, bituma hatagira uyibamo, nta n'ukihatuye. nibwira ko uzanyubaha ukemera guhanwa, kugira ngo ubuturo bwaho budasenyuka, nk'uko nari narabitegekeye byose. ariko bazindukaga kare barushaho gukora ibizira. amen. iri jambo riteye ubwoba. yego Imana duhana umugisha. amen. gambo Imana yarayampaye. yego muza n'ibyo maze kumbwira. mpita koko nsanga buriya hari ukuntu
ubana n'Imana yego ariko igihe nanone cyagira ugahabwa message ukaba wagira kwibaza yego ariko nkimara gutekereza mpabwa aya magambo ntago nongeye kwibaza ibintu byinshi yego ubwo rero nibwo nyine byakomeje gutyo nanone imbwira nyine kuno umuntu nyine amara gukora ubukwe yamara gukora ubukwe yego hakabaho ibintu byo gucana iki inyuma yego bagacana inyuma yego ati abantu benshi bazi ko bambaye impeta yego kandi nta mpeta bambaye abantu benshi bazi ko bambaye impeta ariko nta mpeta bambaye mu yandi magambo bagaragara nk'abagabo ariko atari bo abandi bakagaragara nk'abagore atari bo kuko bitababuza gusambana kandi bazambaye yego ko ari hatari yego ubwo nabwo iki ngiki nabwo hari andi magambo nahawe yego nahawe ari mu Migani ibice 7 umurongo wa mbere kugeza kuri 5 igitabo cy'Imigani igice cya 7 umurongo wa mbere kugeza kuri 5 ubwo sibyo ra yego nahageze haravuga ngo inzira z'ubusambanyi zigana ku rupfu niko umutwe w'ijambo uvuga mwana wanjye komeza amagambo yanjye kandi amategeko yanjye uyizirike komeza amategeko yanjye ukundi ubeho n'ibyigisho byanjye ubirinde nk'imboni y'ijisho ryawe ubihambire ku ntoki zawe ubyandike ku nkingi z'umutima wawe ubwire bwenge uturi mushiki wanjye n'ubuhanga ubwite inshuti yawe kugira ngo bikurinde umugore w'inzaduka n'umunyamahangakazi ushyeshyengesha amagambo ye. Imana iduhana umugisha. Amen. Yego. Ubwo nibwo Imana ambwenga abantu benshi bazi ko bambaye impeta kandi nta mpeta bambaye. Yego. None irambwira ngo abantu benshi ni intumbi. Bagore bamwe ni intumba abandi bagabo ni intumbi. Yego. Ubutatu butagatifu bwamaze kubavaho. Se bwuti Narambwira ngo umuntu akimara gusambana rimwe impeta iramanyuka mu buryo bw'umwuka. Gisambana kabiri mu buryo bw'umwuka ikamanyuka mu buryo wasambana inshuro 3. Igeta imanyuka ikajya hari iyo kabona ni ubuce bune. Yicaye mu buce bune. Bana bazi ngo bambaye impeta kandi nta mpeta bambaye. Kandi nanone irambwira ngo benshi bazi ko bari hariko ni intumbi. Ukimara gusambana. Tena wamaze kuba intumbi. Aribwo nahise mbona amagambo ngizira z'ubusambanyi zigana ku rupfu. Ndavuga nti koko ibinange nago nkuye kubitindaho kuko ukibimpaye nukuri. Niko ngomba kubivuga. Yego. Ngomba kubivuga. Imana rero duhana umugishano kuvuga ngo message Imana yagiye yimuka Imana yagiye yimpa niko nanjye nagendaga ndeba ijambo ngasanga birahura. Ku buryo inanyereka ririya yerekwa rijyanye na kiriya giti kinini kuntu imitima yabaye nuza nyine yabaye imisaka nabwo yampaye mu Migani ya Salomo. Migani ya Salomo ibice 10 umurongo wa mbere kugeza kuri 5. Yego. Nayo tuyasome. Ubwo si mu gitabo cy'Imigani n'ubundi? Yego. Igice cya 10 umurongo wa mbere kugeza kuri 5. Yego. Imigani ya Salomo. Umwana w'umunyabwenge anezeza se ariko umwana upfapfana ababaza nyina. Ubutunzi bubi ntacyo bumara ariko gukiranuka kudukiza urupfu. Yego. Uwiteka ntazemera ko umukiranutsi yicwa n'inzara arikahakanira abanyabyaha ibyo bararikira. Ukoresha ukuboko kudahazakena ariko ukuboko k'umunyamwete gutera ubukire. Usarura muki n'umwana ufite ubwenge ariko uryamira mu isarura n'umwana ukoze isoni. Imana duhana umugisha. Yego. Nibwo yambwiraga bira byose Imana irambwira ukuntu mutidakoni byapapanye mu gipasiteri byapapanye mu baririmbyi byapapanye. Ariko irambwira ngo ibintu byose igiye kuza yongere ibishyire ku murongo. Rero no kuvuga ngo nyuma y'iki gihe. Imbere gato hari ubutabazi bw'Imana. Amen. Hari amakorosi Imana igiye guhuramo n'abantu. Ayo makorosi ni amakorosi atandukanye. Ayo makorosi hazabaho gutsitara. Nutsitara ubwo nyine ni ryagare uzagenda. Ariko bajya bavuga ngo impanuka y'imodoka ntago ari yo mpanuka ahubwo gupfa udafite Yesu niyo mpanuka. Aribwo rya jambo nanone ngo bavuga ngo mwami sibo bazagira gute sibo bazamubona. Impyisi igira isenga
kandi inyoni nayo ikagira icyare. Yego. Ariko umwana w'umuntu abuze aho yagira gute, aho yarambika umusaya. Yego. Imana yarambwiye ngo abo bose natwe twese nange nikuyemo ko nange ndi umugenzi. Mwibuka ko mwaje mwisi murira. Uruhinja buriyo ruvuka rurarira. Yego. Ariko kurira ko uruhinja nibyo ruba rureba. Yego. Buriya iyo ugiye kwa muganga ngo bagukure iryinyo, uragenda ukagenda uzi ko ugiye kwikuza iryinyo. Yego. Ariko wumva ububabare bw'iryinyo. Yego. Bamaze kurikuramo ikinya kimaze kukuvamo. Yego. Yego. Rero n'uruhinja Imana yarambwiye ngo abantu benshi baje barira n'ubundi bagiye kuva mu isi barira. Yego. Kubera iki? Icyabazanye mu isi ntago babashije gushyikira ku murongo. Yego. Twebwe turi mu isi turimo turiga. Yego. Ariko nubwo twiga tumeze nk'abana b'ibitambambuga, turasharambura mu makaye. Amasomo ntagaragara. Yego. Imana irambwira ngo dore nationale iri gutegurwa. Yego. Ni ikibazo gikomeye kigiye kubaza itorero ry'Imana. Yego. Uzagitsinda ni amahirwe. Yego. Ushobora kuzatsinda cyangwa ugatsindwa. Abihanye by'ukuri bagiye gupimwa. Yego. Abihananye uburyarya n'abafite mwuka wera n'abantu bapfa kugenda mu mubiri gusa. Yego. Gusa unyibukiriza ubwoko bwanjye ko Efurayimu yivanze n'amahanga, akamera imvi zitarutaru, kandi umbwirire abagenzi bajya aho ndi ngo udakonje ntanabire uwo nguwo ngiye kumuruka. Yego. Imana iduhana umugisha. Aha, mama Shema, ndagira ngo ngushimire cyane nkuko nari mbivuze, ariko kandi nanone dushingiye ku butumwa Imana yaguhaye ndetse tukumva n'ibintu bikomeye cyane mu by'ukuri. Imana irimo iravugana nawe muri iki gihe. Hari umuntu wakifuza ko mufatanya gusenga, wakemera gutambutsa nimero zawe za telefone ku buryo mu by'ukuri umuntu wazifuza ko rwose mwasengana yazakubona. Ya nimero za telefone kuzitambutsa ntago ari ngombwa. Ngewe ikimana yampaye mu butumwa, ntago byo gutambutsa, ntago byo kuvuga nimero byo yigeze bimbwira. Mu yandi magambo, ntabwo ugenzwa no gutambutsa nimero, uragenzwa no gutambutsa iby'Imana yakubwiye. Ndagenzwa no gutambutsa iby'Imana yambwiye. Hari uburyo mu by'ukuri usanga nanone abantu bifuza ko mwazajya mufatanya gusenga, cyangwa hari n'uwakifuza ko yagusobanuza. Kuki udakunze, kuki utemera gutanga nimero za telefone kandi abantu bashobora kuzikenera? Rero bajya abana b'Imana iyo bateranye na Satani ajya gushengerera. Yego. Ushobora gutanga nimero ugasanga umuntu aguhamagaye nka saa 8 z'ijoro, saa 7, cyangwa se kwandikiye message, usanga umugabo ayiguyeho rurahiye. Ariko icyaba cyiza nuko message Imana yampaye nyitambukije, nimero ndumva atari ngombwa. Imana iduhana umugisha. Yampaye. Okay, reka ngusabe udusengere. Yego. Usengere n'abantu kugira ngo nibumva ubu butumwa, Imana Data wa twese mu by'ukuri izagira icyo ibabwira, kandi abazemera kwihana bazihane, abazemera guhinduka bazahinduke. Ibindi Data wa twese aguha umugisha. Dusengera. Mana yacu, Mana nkuru, uri Imana y'urukundo kandi uri Imana iteye ubwoba. So Mwami wacu Yesu Kristo kirwa hejuru, turagushimye ko waduha umwana wawe kinege kugira ngo umwizera atarimbuka ubugingo barayiteka. Nyemerera Mwami ubutumwa wampaye, ntabwo ngabanyije sinongereye, ahubwo reka bujye mu mitima y'Abanyarwanda hagaragara impinduka, kuko uri Umwami. Ngwino wiyoborere, amajwi y'umwanzi aceceke, ahubwo ijwi ryawe ari ryo ryumvikana. Ukomeze kutubera inkomezi mu rugendo none iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen.